Uno mugore yaje rero yarakaye, nuko aza yitegereje umwana w'umukobwa we yari yicaye ari gushushanya, atangira kumubaza ati Clara amafaranga yanjye ari hehe? Clara yamurebye mu maso arikanga, aramubaza ati ese urashaka kuvuga iki? Nta mafaranga nigeze mfata, umunsi wose njye nari ndi mu cyumba cyanjye, ariko Melissa yaje kwigaragaza nk'aho atari kumwizera, yaje kuvuga mu ijwi riri hejuru cyane, ndabizi wayatwaye, ntushake kumbeshya. Uno mugore yatangiye gushinjura umwana Clara, nuko nyuma yaho ataratuma n'umwana yidefendinga, yahise afata buri kimwe cyose cy'umwana Clara abijugunya hanze byose. Umugore aramubwira ati ntabwo wagombye kuguma aha ngaha. Nuko umugore aratangira ati ntabwo nabana n'igisambo, va aha ngaha genda, kandi ntuzigere ugaruka aha ngaha. Aya magambo niyo yabwiye umwana w'umukobwa. Clara ntabwo yashaka kurwana nawe. Melissa yari atwite inda y'amezi 9. Ikintu cyose icyo ari cyo cyose cyari kumubaho byari gutuma bitera ingaruka zidasanzwe. Aha ngaha yaryamye hasi y'umwana atangira gusaba imbabazi, aramubwira ati mbabarira ni ukuri, ariko Melissa yaramwirengagije, aramukurura amusohora hanze, arangije afunga urugi, ndetse aragenda abwira umugetimani, aramubwira ati ndashaka yuko uyu mwana atongera kwinjira hano muri iki gipangu, naramuka asubiye hano muri iki gipangu urabura akazi kawe. Rero kubwo ngubwo aha ngaha rero umwana Clara yaje kwisanga hanze y'igipangu cya papa we, kimuri gutera cyane, maso ye ari kuzengama amarira, ntabwo umwana yari azi aho yajya, nta nubwo yari azi uwamufasha ninde. Yaje kwicara ngaho hanze umwanya munini cyane, mu by'ukuri yaratekerezaga ko wenda Melissa ari buhindure mind akaza kumubwira agasubira mu nzu, ko nta cyabaye. Ubwo amasaha arimo atambuka, aha ngaha ubwo atangiye kwira, Clara yarabizi neza yuko atari burara aha ngaha hanze. Aha mu by'ukuri ntabwo hari safe, ntabwo hari hatekanye. Yaje rero gufata igitabo kimwe muri bya bindi yashushanyagamo, ashyira mu gikapu cye ndetse n'imyenda ye. Agiye kubona abona udufaranga dukeya turi mu kabaga kamwe mu mufuka w'igikapu, nuko yaje gufata rwa gakapu agahika mu mugongo, afata imbago ze, atangira kugenda ava aho ngaho. Arangije ubwo yavuye aho ngaho asize kimwe cyose inyuma. Yaje rero guca mu muhanda wari quiet cyane ucecetse, agendera ku mbago. Uyu mwana w'umukobwa ndakubutse ko afite imyaka 17, mu by'ukuri ntabwo yarazanagiye, ariko muri we yatangiye kwibwira ko byanze bikunze agomba gukomeza akagenda. Aha ngaha rero ubwo amaboko yaramaze kunanirwa, ndakubutse ko agendaga n'imbago. Yaje guhagarara iruhande rw'itruck imwe yari iri aho ngaho ku muhanda, iparitse ku muhanda. Aha ngaha inyuma muri iyi modoka hari harimo amameza, ibintu by'amameza byari bipakiyemo. Mu by'ukuri aya mameza munsi yayo harimo umwanya umuntu ashobora kwicamo akaryamamo akisha umuyaga. Clara yagerageje kurira, yurira muri ya truck, arangije aryamamo aho ngaho, nuko arangije arasinzira. Atangiye kwibwira muri we ateje mu gitondo bizagenda neza. Aya niyo magambo yatangiye gutekereza. Igitondo cyakurikiyeho rero yakangutse yumva urusaku rwinshi cyane. Ubwo yafunguraga amaso yabonye uko byanze bikunze yasinziriye cyane. Aha ngaha yaje gusanga ari mu wundi mujyi, ya truck yari yamujyanye. Wa mugabo wari utwaye ya truck yaje gukomeza aramutwara, aramujyana, umwana ntiyakanguka. Aha ngaha rero yisanze ari mu wundi mujyi. Uyu mwana yari yaryamye cyane ndetse ko arananiwe, arasinzira, ntiyamenye uko truck yatangiye kugenda. Aha ngaha rero yaje kugerageza ava muri ya truck. Mu by'ukuri umwana ntabwo byari byo kubera ko yagenderaga ku mbago, yari afite inzara nyinshi cyane, yari amaze igihe kinini atarya. Uyu mwana yari afite inzara nyinshi cyane, aha ngaha yari amaze igihe kinini atarya. Uyu mwana rero yakomeje aragenda, ubwo yaje kugera ku gakiyosike aha ngaha. Ubwo yahageraga baramubaje ati ese twagufasha iki? Ariko noneho ibyo bamusubizaga byose byari nka bya bindi. Aha ngaha abantu bacuruzaga bashakaga umuntu uri strong, umuntu udateye impuhwe. Uyu mwana ndetse umugabo umwe yaje kumuseka,
aravuga ati ese urabona yuko nahakaza umwana cyangwa se umuntu nahakaza umuntu utabasha no kugenda. Clara yagerageje guseka kugira ngo amwereke uko amagambo amubwiye atamubabaje, ariko mu by'ukuri mu mutima we yari ari kubabara. Nuko rero ubwo izuba ryari ritangiye kurenga, yatangiye kumva amaguru ari kuribwa cyane, ntaganga ashobora gukomeza kugenda. Ahanga rero byaje kurangira yicaye aho ngaho muri uwo mujyi ku muhanda. Nuko rero ubwo yari yicaye aha ngaha kuri uyu muhanda, yaje gufungura igikapu cye akuramo yakaye yakunda gushushanyamo. Uyu mwana buri gihe yabaga amumva afite stress cyangwa ananiwe, yatangiraga gushushanya. Yatangiye rero kureba amakoti yagishushanya, amakanzu, amajipo. Aha ngaha yagira ngo arebe nimba byibuze bishobora kumwibagiza ibyo yamaze gucamo. Ko from nowhere yagiye kubona abona umuyaga uraje. Umuyaga waraje utwara za mpapuro zose yari afite, ndetse impapuro zindi zari ziri mu gikapu nazo zaje guflyinga ziza guhwa n'umuyaga zinyanyagira ngaho mu muhanda. Aha ngaha mu by'ukuri umuyaga ashaka gutwara buri kimwe cyose yari yarakoze, yari yarafatiye umwanya. Muri ako kanya Clara yumvise agahinda kamwishe, atangira gupanika. Ataratekereza na gato yahise afata imbago, arasimbuka atangira kurwana atoragura za mpapuro. Ndakwibutsa yuko uno muhanda wari kugendamo imodoka nyinshi cyane, nta nubwo yagize abyitaho. Mu by'ukuri kiriya gitabo cyari kigurutse, bwari ubuzima bwe. Muri ako kanya haje kuza black SUV, yaje kuza yirukanka cyane. Muri iyi modoka harimo umugabo. Uyu mugabo yari yambaye suit ihenze cyane, ndetse ari kuvugira kuri telefone. Nuko rero ubwo ari kuvugira kuri telefone, umudriver yaje gufrena, ariko frena bisa nkaho bi disturbance uyu mubosi wari wicaye muri iyi modoka. Nuko muri ako kanya rero uyu mugabo yahise abona wa mwana w'umukobwa Clara imbere ya modoka. Umwana arimo agenda atoragura iza mpapuro. Nuko yaje kugira amatsiko, yahise abwira umushoferi ati hagarara. Arasohoka atangira gufasha wa mwana gutoragura za mpapuro. Ntabwo rero yabashije kubibona bwa mbere, ariko mu gihe yaherezaga za mpapuro y'umwana w'umukobwa yaje kubona za scratch, yaje kubona bya bishushanyo wa mwana arimo ashushanya. Clara yaje kumwitegereza. Nuko umwana amubwira turakoze cyane. Baje gufata za mpapuro azisubiza muri cya gikapu, ariko wa mugabo ubwo yabonaga bya bishushanyo bya wa mwana yabaye impressed, yumvise atunguwe cyane. Nuko arangije amazi ati se bira bishushanyo ni byawe? Umwana amubwira ati yego. Ko wa mugabo aragiye atoragura n'izindi zari zisigara zimuzanira. Aha mu by'ukuri yari yishimye kubera ko arabonye byibuze umuntu wari wishimiye mu akazi ke. Nuko umugabo aramubwira dufite impano idasanzwe, ariko mbere y'uko uyu mwana asubiza, umugabo yaje gukora mu mufuka akuramo amadolari. Nubwo uyu mwana amakosa yaraye, ariko yaramubwira ati fata no mafaranga. Aramubwira ati umbabare kuri ibi ngibi. Aramubwira ati fata no mafaranga. Umwana yahise asubira inyuma, azunguza umutwe aramubwira ati oya. Aramubwira ati meze neza. Aramubwira ati kuba wambaye usabye imbabazi birahagije. Umugabo yitegereje uno mwana wanze amafaranga na conditions yabonaga arimo. Ntabwo yumvisha ku buryo umuntu ufite condition uri muri conditions zimeze gutya ashobora kwanga amafaranga. Nuko yaragiye kuva ngo agende, ariko arangije aramwinsistinga. Aramubwira ati ndakwinginze yafate. Ntabwo ndi kuguha amafaranga kubera yuko nanjye kukugonga, ahubwo ndi kuguha amafaranga kubera yuko nishimiye ibishushanyo byawe. Aha ngaha rero uyu mwana yarasetse noneho, ndetse yakira amafaranga. Ubwo rero yarimo agerageza gufata imbago neza ngo asubire aho yari yicaye. Wa mugabo yaje kwinjira muri ya modoka, arangije ava aho ngaho. Clara yaje guhagarara ngaha abona uburyo ya modoka iri kugenda. Mu by'ukuri ntabwo uyu mwana yigize agira amahirwe kugira ngo ashimire uno mugabo. Yaje gufata za mpapuro ze, arangije azisubiza mu gikapu, ahita ava aho ngaho yerekeza ku gakantine kugira ngo abashe kugura ibyo kurya. Nuko uwo mwana yaje kugera no muri restaurant, agura ibyo kurya aricara. Ubwo yaratangiye kurya, hari umusore wari wicaye hakurya ye. Uyu mugabo yakomeje kumureba cyane. Uyu musore ntabwo yamwitegeza kubera ko yamukunze, ahubwo yari ari kureba necklace yari yambaye mu izosi. Mwibutse yuko iyi necklace ari ya necklace ya mama we papa yari yaramwambitse. Nuko ubwo umwana yatangiye kurya, uyu musore yaje kumwegera. Uyu musore yatangiye kumubaza ibibazo yamubazaga. Of course byari ibibazo byerekeranye n'iyo necklace. Bwa mbere umwana yashatse kumwignoringa, ariko umusore yaje kumubwira ati ndakwishyura amafaranga menshi cyane nubyemera. Aha ngaha umwana Clara yatangiye gutekereza cyane. Mu by'ukuri iki kintu nicyo kintu kimwe cyonyine yari asigaranye cya nyuma cyamwibutsaga mama we, ariko nanone uyu mwana yarakeneye gusavayivinga. Nyuma y'umwanya muto yacecetse,
umwana yaje guhitamo kugurisha necklace, ngo wa mugabo yaje gukuramo amafaranga aramuhereza, aramubwira ati necklace wari wambaye ni gold nyayo. Ya mafaranga yaragurishije necklace ya mama we. Clara yaje kwerekeza ahantu muri store imwe atangira kugura imyenda, arangura imyenda. Yaje kuza aza hafi y'umuhanda atangira gucuruza ya myenda yari yaguze. Yari yaranguye amakanzu, ama-jeans n'ibindi bitandukanye. Umwana yaje kwicara ahangaha, imbago ze azegamiza ku ipoto, atangira guhamagara, atangira gucuruza ya myenda. Rimwe na rimwe yagurishaga imyenda myinshi, ubundi nabwo akabura abakiriya, ariko mu by'ukuri yagerageza kugira ikintu abona. Ariko nubwo aba akicaye ahangaha hafi y'umuhanda, ntabwo yigeze ahagarika kudrawinga, gushushanya bya bishushanyo bye. Ubwo yabaga yicaye ahangaha nta bakiriya afite, yafunguraga yakayi ye, none agafata penso agatangira gushushanya, ashushanya izindi modeli. Mu by'ukuri bwari uburyo bwe bwo kugira ngo yirengagize urusaku rw'abagarura aho ngaho, ndetse yirengagize n'amagambo mabi abantu bamubwiraga, ndetse n'ibibazo yari ari kunyuramo. Nuko umunsi umwe rero, umunsi navuga ko ari umugisha, ubwo yari yicaye kuri roadside arimo ashushanya nk'uko bisanzwe. Mu by'ukuri uyu mwana yari afite attention, yari yitaye ku byo ari gushushanya. Haje guca ya black SUV nanone. Iyi SUV yari muciyeho ni ya SUV yigize kumucaho, yari igiye kumugonga. Ahangaha muri ya SUV inyuma haricayemo umugabo. Umugabo arimo kugenda arebera mu idirishya. Yarongeye abona wa mwana w'umukobwa Clara. Akimubona cyo guta amaso yahise amwibuka. Mu by'ukuri wa mwana Clara ntabwo yigeze amenya ko ari ya SUV yamuciyeho. Wa mugabo atangiye gutekereza guhagarara. Yatangiye gutekereza ko hari icyo yamubwira, ariko umusore ntabwo yahagaze, yaricaye araceceka aramwitegereza. Ubwo umushoferi we yari ari kugenda adrivinga bukeya muri traffic jam. Uyu mugabo wari uri muri black SUV bamwitaga Adrian Cole. Uyu mugabo yari young billionaire. Uno mugabo yari muto cyane, yari umusore w'imyaka 24. Buri muntu wese wari uzi ibijyanye na fashion ku isi yari amuzi. Uno mugabo yari azwi kuri za fashion magazines ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye. Uno mugabo yari afite empire ya fashion, inzu yatunganyaga ibintu bijyanye na fashion design. Uno mugabo yari afite amazu atandukanye za Dubai, mu Bufaransa, Paris ndetse n'ahandi hatandukanye. Abantu bakundaga akazi k'uyu mugabo. Nyuma y'uko uyu mugabo akora ibyo ngibyo, hari ikindi kintu abantu bari bamuzi. Uno musore yari umusore mwiza cyane, umusore ufite umutima mwiza, ufite ubumuntu. Ubwo rero uwo munsi ubwo wa mugabo Adrian yageraga muri office, nyuma y'uko yabonye wa mukobwa Clara ari hafi y'umuhanda ari gucuruza ndetse ari gusikicaringa, yaje kwicara aho ngaho kuri round table. Muri icyo gitondo ubwo yari aho ngaho bari bakoze press conference yatumiye aba designers batandukanye. Aha mu by'ukuri uno mugabo yari afite isoko ryo kujya gukora presentation muri workshop yo kugaragaza ibintu bijyanye na design na craft na fashion design. Ahangaha haburaga ibyumweru 6 kugira ngo iyo event ibe. Nuko uyu mugabo Adrian yaje gusa nkaho yeguka mu ntebe, abwira abo basore batandukanye n'inkumi bari baraho ngaho. Arabwira ati ndashaka ikintu gishyashya, ndashaka ikintu kidasanzwe, ndashaka ikintu kizashikinga Paris. Ntabwo nshaka ikintu cyiza cyangwa se ikintu kiboneye amaso. Ndashaka icyo bita magic, ndashaka ibintu bidasanzwe bimeze nka magic. Aba bose bari barahanga bari babizi yuko iyo event ya World Fashion Show yari event ikomeye cyane. Yari event yashoboraga kuba yahindura umudesign wari wese akamuhindura ubuzima. Nuko ahangaha aba designers batangiye kupresentinga akazi kabo, batangira kwerekana ibyo bagiye basketcharinga, umwe kuri umwe bagiye bapresentinga buri kimwe cyose. Ariko buri umwe wese ubwo yagendaga yerekana ibyo yakoze, ntabwo umugabo yabaga ari impressed, ntabwo yabikundaga. Yaje kwitegereza buri umwe wese kugeza ubwo umudesigner wa nyuma nawe apresentinze akazi ke. Ariko aba bose nta n'umwe yigize wemeza uno mugabo Adrian. Ubwo yaje guhaguruka arangije arababwira ati reka twongere guhura cyumweru gikurikiyeho. Nimwambwa mugarusanga muzambare munzanira ikintu ntigize nabona, ikintu isi itigeze ibona.
nuko aba designers bafashe papers zabo n'iki byose bava aho ngaho barasohoka bava muri icyo cyumba nta n'umwe wigize umwemeza. nuko aho ngaho rero wa mugabo Adrian yagumye aho ngaho muri icyo cyumba yaje guhagarara mu kirahuri cy'idirishya atangiye kwitegereza umujyi, ariko mu by'ukuri ntabwo arimo areba umujyi, ahubwo umutwe we ubwonko bwe bwari bwagiye. yaratangiye gutekereza Clara, wa mwana w'umukobwa ukiri mutoya, umwana wari ufite determination, umwana wari ufite design zidasanzwe, umwana w'umukobwa wabashije kuba yakwishora mu byago kugira ngo atoragure sketches ze, atoragure ibishushanyo bye. yatangiye kwibuka mu mutwe w'uburyo yabonye za sketches, atangira kubona uburyo zari nziza. ubwo amasaha arimo atambuka, Adrian ntago yahagaritse gukomeza gutekereza kwa mwana w'umukobwa. ya design wa mwana w'umukobwa yari yashushanyije yatangiye kugaruka, yakomeje kugaruka mu bwonko bwe. nuko byaje kugera mu mugoroba, Adrian noneho ntabwo abasha kwihangana. wa musore yaje gufata umwanzuro wo kuva aho ngaho akajya gushakisha wa mukobwa Clara. byanze bikunze yashaka kumushyira muri kampani ye akamuha akazi. ahangaha rero tugarutse mu rugo kwa Clara iwabo. papa we Kingsley yari yagarutse yavuye abroad, yavuye hanze. yaje kugaruka yishimye cyane ndetse azanye gifts zitandukanye. uno mugabo ari umugabo mwiza kandi ukora cyane kugira ngo abashe gutunga umuryango we. suitcase ye yari yuzuyemo gifts zitandukanye, gifts z'umukobwa we ndetse na gifts z'umugore Melissa. ubwo yinjiraga no muri salo, Melissa yaje kumwakira n'amaboko afunguye ndetse amusekera cyane. wakaza neza mukundwa, ahangaha yamubwiye amusoma. ariko ubwo umugore yabonaga uyu mupapa yinjira agana mu cyumba cy'umukobwa we, yahise amuhagarika atangiye kumubwira ati cara. yasmayira arimo amusekera, yahise atangira gufidinga. amwe sheri, hari ikintu ushaka kukubwira. ahangaha yaje kumubwira n'ijwi ribabaye cyane. nuko Kingsley yamwitegereje cyane ndetse afite amatsiko. yagenze bite? ahangaha mubajije afite ubwoba. Melissa yaje guceceka akanya gatoya, nuko yaratangiye, byari bimeze nk'aho ari gushakisha amagambo nyayo. nuko ubwo yaje kuvuga, ijwi rye ryari very careful. ndashaka tuganire ku byerekeye Clara. Kingsley umubiri we wahise ucatinga down, ese ameze neza. nuko Melissa yitse umutima cyane. ahangaha yikije umutima wa mugabo Kingsley byatumye yumva ibitugu bimuremereye. nuko arangije amufata ku biganza avuga ati sheri, uko wavugaga ahangaha ugiye, nagerageje kumugira inama, nagerageje kumwigisha uburyo ashobora kuba umukobwa usobanutse kandi umukobwa wumva, ariko umwana w'umukobwa yarananiye. umunsi umwe yaje kumbwira ikintu kidasanzwe kibi cyane, ikintu cyagaragaza yuko atanyubashye na gato. ntabwo numvaga neza ko amagambo yambwiye yaraturutse muri we. nuko rero naje kumukubita mucisha akanyafu. ikintu nashakaga ngewe, nashaka kumwumvisha yuko agomba kunyubaha, ariko kugira ngo ansabe imbabazi cyangwa se ancire bugufi, ahubwo yahise ava ahangaha arasohoka aragenda. muri ako kanya wa mugabo Kingsley yahise akubitwa n'inkuba. umwana wanjye yavuye mu rugo, yego nari nzi yuko ari bugenda kongera akagaruka, ariko ntabwo yigeze agaruka. nategereje hafi iminsi 2 yose, ariko ntigeze agaruka. nari mfite ubwoba cyane, ariko icyo nari gukora, ariko se nari gukora iki? arambwira ati sheri, uriya mukobwa ntabwo akiri umwana, mureke yige yuko ibikorwa yakora ibyo ari byo byose bigomba kugira ingaruka. Kingsley yaje kwifata mu mutwe, yatangiye gutekereza uburyo umukobwa ashobora kuba ari kubaho nabi. nuko aramubaza ati se ni ukubera iki uyu mwana ari gukora ibyo ngibyo? ntabwo nigeze ngiye menya umwana wanjye afite imico. Melissa yarahise amwegera atangira kwitsa ijwi, sheri, ndashaka no kubikubwira, uriya mwana w'umukobwa wamwishe mu mutwe, uriya mwana w'umukobwa wamuhaga buri kimwe cyose, ntabwo wigeze utuma yitekerezaho. yakuze azi yuko buri kimwe cyose yakora nta kibazo agomba kugikora igihe abishakiye ndetse nta muntu asabye uburenganzira. yakuze yishyiramo yuko nta muntu ugomba kumukosora. ariko amagambo uyu mugore yaramubwiye yamwinjiye mu rutugu, yumva aramushekinze. ariko umugabo nta kintu yigeze amusubiza, yabonaga byanze bikunze ibintu ngora ari kumubwira ariko bidabutinga. nuko Melissa aramwegera atangira kumufata ibiganza, aramubwira ati Kingsley, ndagukunda cyane ndetse nifuriza Clara kugira ubuzima bwiza, ariko rimwe ramwe kureka umwana akiga
nibyo byiza. Ndabizi ubuzima nimumara kumwigisha azagaruka, agomba kwiga isomo. Aya niyo magambo yabwiye umugabo we. Nuko umugabo aramubaza ati ese uratekereza ko nari kumwana wanjye akagenda gutyo? Ntahamagaye polisi kugira ngo umushakishe. Nuko umugore aramubwira ati yego sheri, mureka azagaruka. Ndabizi neza ko ari hanze ariko ari kumwe n'inshuti ze. Ariko umutima w'uyu mugabo ntago wigize uba convince ku magambo y'umugore yaramubwiye. Ariko kubera influence y'umukobwa y'umugore byaragoye cyane kugira ngo akomeze gutekereza kuri umwana w'umukobwa. Nuko rero uno mugabo ko yagiraga courage kugira ngo atangire kubaza buri kimwe cyose kugira ngo ajye gukurikirana umwana we. Yashaka kubaza n'umugore nimba hari inshuti byibuze imwe yabazi y'umwana w'umukobwa Claire. Melissa yatangiye gusakuza cyane. Umugabo nta kintu yavuze kubera yuko uno mugore yaragiye kubyara. Nuko Kingsley yahise afata umugore bamujyana ku bitaro. Mu by'ukuri rero mu mutwe we bya bitekerezo ari gutekereza by'umwana we Claire byahise bivamo. Aho ngaho rero barimo bava aho ngaho bajya ku bitaro. Claire yari yicariye aha ngaha muri wa mujyi yagiyemo ku izuba ribi cyane, ari gucuruza ya myenda ye ndetse ari guschedulinga. Uyu mwana w'umukobwa byageraga mu gihe cyo gushushanya, yashushanyaga design nziza cyane kandi design ari ku dreaminga, design ari gutekereza za design udashobora gusanga hari ikintu hari cyangwa se hari similarities zifitanye n'izindi. Ko muri ako kanya ubwo ari gushushanya yaje kubona igicucu gisa nkaho kiri kuri rwa rupapuro rwari bashushanyaho. Ubwo yuraga amaso yagize ubwoba. Wa mugabo Adrian, uyu mwana aramwibukaga. Umwana aravuga ati niwe nanone. Nuko wa mugabo ahise aseka. Umwana nawe araseka aravuga ati warakoze kuma amafaranga. Ariko wa musore Adrian ntabwo yamusubije. Yaramubwira ati nitwa Adrian, ntabwo nzi izina ryawe ariko nje kukureba. Muri ako kanya Claire yatangiye gutitira. Aramubaza ati kubera iki? Hari ikintu kibi naba nakoze? Adrian araseka arangije asa nk'uca bugufi. Aravuga ati oya, nta kintu kibi wakoze, ariko kuva nabona design zawe ntabwo zigeze ziva mu mutwe wanjye. Ndashaka kugura akazi kawe, ndetse nyuma y'ibyo byose ndashaka ko nkorera. Ndashaka developing ideas zawe ndetse ucreating bidafite limit. Mu by'ukuri Claire ntabwo yari kwizera, ntabwo arimo yizera ibyo ari kumva. Ahanga mu by'ukuri uno mwana yatangiye gusa nk'ahakeka, atangira ntabwo ari mu byumvisha kuri aya magambo umusore yarimo amubwira. Yararemereye kuri umwana w'umukobwa. Umwana aramubaza ati se urashaka ngo ukorere? Nta maguru mfite ndetse nta nubwo nshobora kudoda. Umugabo aramubwira ati oya, ibyo nta kibazo, ntabwo ugiye nshaka umuntu wo kudoda, ahubwo ndashaka ideas, ndashaka ibitekerezo isi itigeze ibona, ndetse ibyo bitekerezo rero ni wowe ubifite. Aya niyo magambo Adrian yamubwiye. Yamaze akanya ari kumwitegereza. Nuko arangije amaze ati ni gute umugabo nkawe ufite amafaranga ashaka gukorana nanjye? Nuko umugabo yaramwitegereje. Nuko aramubwira ati ndashaka gukorana nawe kubera yuko talent ntabwo igisabo uburenganzira mbere yuko ubwayo yigaragaza. Umwana yaramwitegereje atangira kugira ubwoba, ariko mu by'ukuri mu maso y'umugabo Adrian hari ikintu cyari kirimo uyu mwana abashije kubona, ndetse iki kintu cyatumye uyu mwana abasha kumwizera. Wa mwana yaje kumwemerera. Adrian yarasetse. Nuko arangije amubaza ati witwa nde? Claire yarasetse aramubwira ati ntabwo nari nzi ko uri bumbaze izina ryanjye. Aramubwira ati izina ryanjye yitwa Claire. Nuko umushoferi we yaje gufasha wa mwana w'umukobwa yinjira mu modoka. Nuko arangije bava aho ngaho. Guhera uwo munsi ubuzima bw'uyu mwana Claire bwaje guhinduka. Noneho bwarahindutse mu buryo atigeze abitekereza. Uwo mwana bamuvanye aho ngaho bamujyana mu mujyi, umujyi mwiza cyane, ya migi yajyaga abona mu mafilime. Bamujyanye muri apartment nziza. Aha ngaha yari afite buri kimwe cyose. Nuko umunsi wakurikiyeho rero umushoferi yaje kumufata aho ngaho bari bamukodeshereje yabaga. Nuko arangije amuha umwenda mwiza cyane kugira ngo ahindure iyo yari yambaye. Nuko amukura aho ngaho amujyana kuri kampani y'awa musore Adrian. Aha ngaha kuri biro by'uwo musore yahawe studio nziza cyane. Studio yari irimo buri kimwe cyose yashoboraga gukenera kugira ngo aschedulinge, ndetse buri kimwe cyose cyashoboraga kuba ashobora gufata ideas z'akazihinduramo ikintu kigaragara. Kandi ntabwo yigize ati igihe umwana yatangiye gukora ako kanya, umwana yatangiye gufata za imagination zazihinduramo ibintu bifatika.
amasaha yaje guhindukamo iminsi ihindukamo ibyumweru. Clara yarakoraga ataruhuka, umutima we wose awushyira kuri za design ari gukora. Umwana yarakoze akazi agashyiraho umutima pe. Umwana haje kugera igihe noneho atangiye gupresentinga akazi ke. Nuko rero ubwo umunsi wageragaho kugira ngo uyu mwana w'umukobwa presentinga akazi ke, Adrien yaje guhamagara timu yose ndetse nawe yaricaye aho ngaho. Uyu mwana arimo creatinga fashion, creatinga design zitandukanye ziteye ubwoba. Nuko umwe mu bari bicaye aho ngaho yaje kubaza wa musore Adrien amaze ati se uyu mwana w'umukobwa mukuye hehe? Adrien yarasetse cyane, arangije ari wa mwana w'umukobwa Clara aranga ati rimwe na rimwe burya impano nizo zikwishakira. Bwa mbere rero mu buzima bw'uyu mwana Clara yabashije kumva afite hope, yumva afite icyizere muri we. Nuko uyu mwana yari amaze gukora presentation ye, ahangaha bari bamaze gufata decision already. Mu by'ukuri za presentation ze by'abishushanyo bye ya za design ze bagomba kuzifata bakazijyana muri atelier zigatangira gukorwa. Ahangaha bari bamaze gukonfaminga yuko izi design zari zo bazambara zo za presentinga muri world fashion show. Umwana ntago yari muyizera uburyo isigiye kumwumva, isigiye kureba uko isigiye kureba ibitekerezo bye. Umwana mu by'ukuri yumvaga ari kurota. Ahangaha rero ubwo uyu mwana yari yishimye, yari abizi neza yuko ubuzima bwe bugiye guhinduka. Ariko tugarutse iwabo mu rugo, Melissa step mother we, ahangaha mu by'ukuri n'umugore yakomeje kwitwara neza imbere y'aho mugabo Kingsley. Ahangaha iki kintu cy'ubugome cyangwa se ikintu cyo gutandukanya uyu mugabo n'umwana we ni ibintu yari yarakreatinze. Ahangaha uyu mugore yari yamaze kubyara umwana w'umuhungu. Ibi ngibi rero byashimishije cyane n'umugabo Kingsley. Ahangaha muri iki gihugu yabyaraga umwana w'umuhungu ukamubyara umugabo yarishimaga cyane kurusha umwana w'umukobwa. Ibi rero byatumye uyu mugabo atangira guspoilinga, atangira kumuha buri kimwe cyose, atangira kubona umugore amafaranga menshi cyane. Ariko nyuma byaje kugenda bindukamo gakeya. Bwa mbere byatangiye ari ibintu byoroheje. Melissa yatangiye kujya yicara na telefone ye ukabona ntago ashaka kujya kure, bimeze nkaho iyo telefone yaba irimo gold cyangwa irimo ikintu gihenze. Rimwe na rimwe iyo bamuhamagaraga yavaga mu cyumba agahunga umugabo akajya kwitaba. Yatangiye kujya basaba umugabo w'amafaranga menshi cyane, ariko uyu mugabo Kingsley ntago yabifasheho umwanya cyane ngo abitekerezeho cyane. Yari yarishyizemo muri we ko byanze bikunze agomba kwizera uno mugore we. Yatekereje muri we yuko umugore ashaka kuba prive mo gake. Melissa yaje gusiga telefone muri sala yibagirwa, nuko ajya muri douche. Ahangaha arakoze ikosa atarigeze akora na rimwe. Nuko Kingsley avuye mu cyumba, arangije abona telefone aho ngaho. Mu by'ukuri uno mugabo ntabwo yari afite tension yo kwinjira muri telefone, ariko muri ako kanya ubwo yayitambukagaho telefone hajemo notification, ahita yinjiramo message. Adatekereje rero Kingsley yahise afata telefone. Mu by'ukuri yashaka kwirebera amafoto y'umwana wabo, ariko ubwo yabonaga muri screen buri kimwe cyose yahise gihinduka. Yahise agira amatsiko menshi cyane. Ako kanya amaso yahise yerekeza kuri message yari mwanga ari kugaragara muri screen. Uyu muntu wari umwereje message tugacaye. Uyu mugabo yari yamwarikiye ngo ndagukumbuye. Nuko aravuga ati amafaranga nabara kuba transferred, amaze koherezwa, tuzahita tuva mu buzima, duhindura ubuzima. Uwo mugore yari yamwarikiye aramubwira ngo uno mugabo nta na kimwe azi. Nuko aravuga ati nzakora kimwe cyose ku buryo uyu mwana w'umuhungu azagira amazina yawe. Nuko aramubwira ati komeje ushakisha inzu Cape Town. Niko uyu mukobwa yari yohereje iyi message yibihayeho uyu mugabo. Bivuze ngo uno mukobwa yari yarabyaranye n'undi mugabo. Uyu mwana ntabwo ari uw'umugabo, ntabwo yari uw'umugabo Kingsley, ahubwo yari uwundi mugabo. Nuko uyu mukobwa yararanga ku bw'agatego. Muri ako kanya ubwo Kingsley yarimo asoma conversation y'abanga gukora babiri, intoki zatangiye gutitira. Buri message yose yasomaga yagendaga imubabaza mu mutima. Yabonye amafoto, yatangiye kubona uburyo benjoyingaga bagaseka, yatangiye kumva za voice note. Umugabo yumvise agahinda kamwishe. Umugabo yicaye kwicara aho ngaho muri salo, umutima atangiye gutera cyane nk'ingoma. Muri ako kanya akiri muri telefone, Melissa yaje kuva muri douche. Ubwo yabonaga umugabo afite telefone ye, ubwoba bwaramwishe. Yahise abona yuko umugabo yamaze kubona buri kimwe cyose, ariko kugira ngo n'umugore agire ubwoba
yahise aseka, yahise amubwira ati wow, ndakeka ko byose wabimenye. Mu by'ukuri Kingsley ntabwo yarimo yizera ibyo ari kubona mu maso ye, ntabwo arimo yizera ibyo ari kumva. Umugabo atangiye gutitira iminwa ubwo yashaka gufungura umunwa ngo amubaze. Umugabo aramubaza ati Melissa, uyu mwana w'umuhungu ntabwo ari uwanjye cyangwa ni uwanjye? Umukobwa yahise aseka cyane, aramubaza ati ese urashaka ko ngusubiza icyo kibazo? Umugabo yahise yumva akubiswe n'inkuba, ibitugu byaramuremereye, mu mavi yumva acitse intege. Mu by'ukuri uku ntabwo kwari ugutenguha gusa, ahubwo byasaga nkaho uno mugore yangije buri kimwe cyose. Iryo joro ntabwo yagize arisinzira. Igitondo cyakurikiyeho yahise atangira divorce process gakeya mu ibanga. Nta kintu na kimwe yigeze amusaba, ntiyigeze amusaba gusaba imbabazi cyangwa kugira gute, ahubwo yahise asaba umugore we kuva aho ngaho. Melissa ntabwo yigeze asaba imbabazi, nta nubwo yarize, ndetse nta nubwo yigeze agerageza guhindura ibitekerezo bye. Ariko ubwo urukiko rwari rwamaze kumva buri kimwe cyose, ntabwo wa mugore Melissa yigeze ava aho ngaho nta kintu ajyanye. Urukiko rwari gutegeka yuko uyu Kingsley agomba kumuha 30% cy'umutungo we, ndetse harimo n'inzu ye. Nuko muri icyo gitondo ubwo uyu mugabo Kingsley yavaga muri iyi nzu ye, inzu yubakiye, yubatse mu maboko ye, yubatse muri sacrifice ze, yubatse mu mafaranga ye, yarasohotse ayisigira wa mugore. Yatangiye gutekereza umugore we, ndetse atangiye gutekereza umwana we mwiza, umwana we Clara. Yaje kwinjira ahangaha mu cyumba cy'awa mwana w'umukobwa, arangije aza gusangamo agatabo, agakayi gatoya umwana yakunda kwandikamo. Yaje kwicara ku buriri bwa mwana arakafungura. Ahangaha rero nubwo yaje kubona yuko yaje kwizera amagambo y'umustranger, y'umuntu wo hanze kurusha kwizera umwana w'umukobwa yibyariye. Kingsley rero yaje gufata umwanzuro kugira ngo atangire process yo gushakisha umwana we. Yaje kuva aho ngaho ajya kuba mu ga apartment gatoya. Buri kimwe cyose yari yarakoreye yaje kugisiga inyuma, atangiye gushakisha umwana we. Yatangiye kujya muri neighborhood, atangira gushakisha umwana we, aho uyu mwana yakundaga kujya gukinira. Yatangiye kubaza abaturanyi, yaje kujya mu masoko akeka ko wenda yashobora kubona umuntu waba yarabonye umukobwa we. Nuko rero iminsi yaje kugenda yirukamo ibyumweru, ariko ntabwo yizahagarika. Uyu mugabo yarabizi neza ko bitazoroha, ariko ntabwo yifuzaga guhagarika gushaka umwana we. Kubwo yari yicaye ahangaha muri ka kazu asigaye abamo, yagiye kumva yumva ijwi rirazamutse imbere ya muri televiziyo yari arimo areba. Ahangaha barimo bavuga ibijyanye na World Fashion Show. Nuko Kingsley yakomeje kwandika, yari busy arimo yandika ibintu, kugeza ubwo yumvise ijwi, yumva abantu bavuga izina aho ngaho muri iyo televiziyo. Muri ako kanya umutima we wahise uhagarara. Ahangaha baravuze ngo bagiye kwerekana collections z'umudesigner mushyashya. Baravuga ati uyu mudesigner yitwa Clara Kingsley. Muri ako kanya uno mugabo umutima wahise uhagarara, yahise areba, yitegereza amaso ayishyira kuri televiziyo. Amaso yahise yerekeza kuri ekara, atangiye kuvuga ati atangira kwibaza muri wese naba numvise izina neza. Muri ako kanya yahise abona Clara ari imbere aho ngaho, arimo agenda neza. Clara yarakize, nta n'ikibazo afite, yambaye ikanzu. Uyu mwana w'umukobwa yarimo agenda n'amaguru ye abiri, yambaye ikanzu nziza, ndetse umwana ari kuburiya, ari guseka. Muri ako kanya Kingsley yahise ahaguruka, ahagarara imbere ya televiziyo, atangira kuvuga ati ari kugenda gute, ari kugenda. Yatangiye kwibaza muri we uburyo umukobwa ari kugenda, mu by'ukuri ntabwo yari abyizeye. Nuko ubwo umukobwa yari gutambuka ngaho imbere, audience yakumye amashyi cyane. Umugabo yatangiye gutira intoki, umugabo ahangaha yatangiye kurira, ndetse atangira kwibuka memories zose, yibuka uburyo yirengagije umwana we. Umutima we watangiye gutera cyane, ariko mu by'ukuri umutima we wari wuzuyemo ikimwaro ndetse no kwicuza. Umukobwa we yari yarakoze buri kimwe cyose, agera kuri buri kimwe cyose
papa we adahari, papa we atabigizemo uruhare. Nuko rero barakomeje aho ngaho batangira kuvuga bati uno mu designer uno mwana mutoya ni umwana wavumbuwe n'umushoramari w'umubillionaire, umushoramari ukomeye cyane witwa Adrian Cole. Uyu mugabo rero Adrian Cole yizereye mu mpano y'umwana w'umukobwa, ndetse uno mugabo yari yaramujyanye kwa muganga aramurihirira baramuvura neza, umukobwa atangira abasha kugenda neza. Ahangaha rero uyu mwana w'umukobwa ubuzima bwari buhindutse completely. Wa mugabo yatangiye gushakisha, atangiye guhamagara station, atangiye guhamagara abaza contact uburyo yahura na mwana w'umukobwa, ndetse yatangiye gushakisha muri baba organizer ba show, ndetse yatangiye gushakisha n'aba journalist bari baraho ngaho, ariko buri kimwe cyose yageragezaga nta result yabonaga. Ntabwo Clara yari surrounded cyangwa se yarigengwe n'aba managers, aba journalists, aba securities. Ahangaha niho yari ari kumushakira. Buri gihe cyose uno mugabo yashakaga gushakisha nimero ya mwana w'umukobwa, baramubwiraga bati wihangane nyakubahwa, ntabwo ushobora gutanga information. Baramubwira ati wowe wagombye gushaka manager we mukuru. Ahangaha mu by'ukuri uno mugabo yarameze nk'aho ari gushakisha igicucu, ariko uno mugabo yanze giving up, ariko uno mugabo yanze gucika intege. Uno mugabo yiyemeje yuko byanze kunze agomba kubona umwana w'umukobwa. Ahangaha noneho Clara yari afite imodoka nziza, afite inzu nziza, ndetse afite na studio nziza yuzuye mu buri kimwe cyose. Mu by'ukuri uno mukobwa yari yamaze kubona buri kimwe cyose yifuzaga. Buri munsi yabaga yibereye muri studio ye ari gukora design, ari gushushanya. Ahangaha rero wa musore Adrian yakomeje kuba close kuri uyu mukobwa Clara, yirengagije yuko ari we musore wari ufite amafaranga menshi cyane azwi cyane. Ntabwo yigeze amufata nk'umukozi, ahubwo yifuzaga kuba hafi ye cyane, amubaza utubazo dutandukanye, ndetse bagana ibijyanye na inspirations, ndetse bagana uburyo bashobora kwagura akazi kabo kakagera kure. Nuko rero Clara yaje kwisanga ari inshuti ya boss we. Nuko umukobwa yaje kwifungura rero kuri uyu mugabo, kuri uyu musore. Yatangiye kumubwira ibijyanye n'ubwana bwe, atangiye kumubwira ibyerekeranye na Melissa, uyu Melissa step mother we, ndetse atangira kumubwira uburyo Melissa amufashe nabi, atangira kumubwira uburyo mama we yapfuye, ndetse amubwira n'ibyo yaciyemo ubwo yabagaho atabasha kugenda. Ndetse uno mugabo buri gihe cyose yaramwumvaga, rimwe na rimwe yarasekaga akamureba. Mu by'ukuri kuri we ntabwo Clara yari talented gusa, ahubwo n'umukobwa yari incredible, yari umunyabwenge cyane kuri we. Ahangaha rero byatumye uno musore Adrian abona umwana w'umukobwa mu buryo butandukanye. Adrian Company yatangiye gukorera amafaranga menshi cyane, ariko kuri Adrian ikintu cyiza kirenze kuri we ntabwo cyari cyo kugurisha imyenda cyangwa kugurisha design ze, ahubwo ikintu kirenze kuri we yari Clara. Nuko umugoroba umwe baje kwicara uko ari babiri, bicara mu biro by'umusore Adrian. Ko uyu musore yaje kumwegera aramureba, aramubwira ati Clara, ko umukobwa yatangiye guseka. Umusore aramubwira ati hari ikintu nshaka kukubwira, kandi ntabwo ari iby'akazi. Adrian yabimubwiye arimureba cyane. Nuko umukobwa aramubaza ati Adrian, ni iki ushaka kumbwira? Nuko uyu musore ari soft cyane, aramubwira ati rero nagiye mubwira ko nahuye n'abantu benshi cyane batandukanye, ariko nta n'umwe wigize umpindura nk'uko wampinduye. Wanyeretse imbaraga, unyereka ubwiza, ndetse unyereka ubumuntu. Mu by'ukuri wabinyeretse mu buryo ntigeze ntekereza. Mu by'ukuri Clara naragukunze, ndumva ngukunda cyane. Muri ako kanya bose uko ari babiri baracecetse. Muri ako kanya Clara umutima yatangiye gutera cyane. Bwa mbere rero mu buzima bw'umwana w'umukobwa ntabwo yari azi uburyo yasubiza umusore. Yatangiye gutekereza uburyo uyu musore yamukoreye buri kimwe cyose. Yatangiye gutekereza uburyo bakoranye, baganiriye. Umwana w'umukobwa yafunguye umunwa kugira ngo avuge, ariko nta jambo na rimwe ryasohokaga. Nuko Adrian arangiza arasekamo gakeya, aramubwira ati ntabwo ari ngombwa gusubiza aka kanya, ahubwo icyo nifuzaga nuko wabimenya wowe. Niko yamubwiye. Clara yarahumetse cyane. Mu by'ukuri yatangiye nawe kumva mu mutima w'uyu musore amukunda. Uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri
yatekerezaga ko uyu musore amwegera baganira kubera mu buryo kugira ngo amwubahe cyangwa se amuhe kuraje mu byo akora, ariko ahangaha umwe wicaye iruhande yarimo amubwira amagambo adasanzwe. Yaje kubona ukuri, yaje kubona yuko ari urukundo. Nuko gake gake rero uyu mwana w'umukobwa yaje kugenda noneho agwa mu rukundo nawe n'uyu musore mu buryo atari yumvaga, mu buryo atumvaga. Nuko umwana w'umukobwa arahagurutse aramuhobera, aramubwira ati mu by'ukuri ndakeka nanjye ngukunda. Muri ako kanya wa musore Adrien yarishimye cyane, barahoberanye ahangaha barishima. Nuko umusore aramubwira ati ndagusezeranyije ntabwo nzakubabaza. Clara yarasetse. Nuko ubwo iminsi yarimo itambuka, ubwo rero uko iminsi yagiye itambuka urukundo rwabo rwakomeje gukura, ndetse na staff yabonaga yuko byanze kunze ko ari babiri hari ikintu kiri hagati yabo. Batangiye kujya bamara igihe kinini bari kumwe baseka. Nuko nyuma y'amezi 5 Adrien yaje kumubwira ati hari celebration mfite ya company, ndashaka ko twishimira success, twishimira ibyo twagezeho. Nuko rero yaje kumusaba ko yamuherekeza, ariko mu by'ukuri hari izindi nzozi, hari iyindi plan yari afite. Clara yaje kwinjira rirangaha yambaye ikanzu imwe mu zo yari yaradesigninze. Ubwo yarinjiye ahangaha muri iyi sale, buri umwe wese yahise amureba. Adrien nawe ntago yabashaka gufunga amaso, yari kumwitegereza. Ubwo umuziki wari guplaying aho ngaho, nuko Adrien yaje kugana hagati muri sale. Clara ahangaha rero wa musore ubwo bari bageze ahangaha imbere ya buri umwe wese, wa musore yaje gutera ivi aza guproposa Clara. Ntabwo Clara mu by'ukuri yari azi iri biri kuba. Nuko rero umusore yaje gukuramo impeta ihenze cyane, buri umwe wese yahise aceceka. Umusore mu ijwi riri hejuru cyane amubaza ati Clara, aramubwira ati kuva nakubona ku muhanda uri gushushanya nari mbizi neza kuri special, wampaye ibyishimo ntigeze menya na gato, ntigeze mbona na gato, ndetse wampaye urukundo ntigeze nigeza ko nkwiriye. Ndagushaka mu buzima bwanjye, ndashaka ko izuba ryajya rirenga buri gihe ndi kumwe nawe, ndetse ndashaka gusazana nawe, ndashaka umbera umugore. Umukobwa yaratunguwe. Nuko umwana w'umukobwa yaje kuvuga ati yego. Aho ngaho buri umwe wese wari aho ngaho batangiye gukoma amashyi barishima cyane. Nuko rero wa musore Adrien yakuragamo ubwo yatangira kumwambika impeta mu rutoki, muri ako kanya Clara yaje kubona umugabo uri kwinjira aho ngaho muri iyo sare bari barimo. Uyu mugabo yaje amwegera. Umugabo yarashaje, ananiwe, ndetse isura yuzuye mu kwicuza. Yari papa we, wa mugabo Kingsley. Papa, ahangaha niyo magambo y'umukobwa yavuze. Muri ako kanya umutima w'umwana Clara waje nkaho uhagaze. Hari hashize imyaka myinshi cyane atabona papa we. Nuko Adrien yaje guhindukira, nuko arangije amufata ikiganza. Nuko papa yahise yikubita hasi, akubita amavi hasi. Nuko arapfukama imbere yabo, aramubwira ati mwana wanjye, nukuri mu by'ukuri naraguhemukiye, numvise ibinyoma, narakuretse urahangayika kandi nagomba kukurinda. Nyuma yo kumenya amakosa yanjye naragushakishije ahantu hose, ntabwo nkwiriye kubabarirwa, ariko ndakwinginze mbabarira. Clara mu by'ukuri umutima wese umuremerera, yatangiye gutekereza memories zose, atangira kwibuka ibyo yaciyemo. Yatangiye kwibuka uburyo papa we mama we yapfuye, yibuka uburyo yagize accident, yibuka uburyo Melissa yamusohoye hanze. Ariko nyuma y'ibyo byose yanibutse urukundo papa yamwerekaga mbere y'uko uyu mugore Melissa amufunga amaso, atangira kumubeshya. Mbere y'uko Melissa yinjira mu buzima bwabo, uyu mwana w'umukobwa atangiye kurira cyane. Nuko arangije aramwegera, aramuhobera, ambwira papa ndakubabariye. Ararira, ndakubabariye. Guhera uwo munsi papa we yarongeye kwinjira mu buzima bw'umwana we. Nuko ntabwo byatinze rero bahise bakora ubukwe. Mu by'ukuri byasaga nk'aho ari inzozi zihinduka ukuri.
Clara yarinjiye ahangaha yambaye neza cyane ikanzu ihenze ndetse ari kumwe na papa we. Adrien nawe yari yishimye cyane ndetse yambaye neza. Ubukwe bwari bwiza ndetse hari urukundo n'ibyishimo. Ahangaha abantu bose barishimye ubwo bari basomana uko ari babiri. Ahangaha rero tugarutse kuri wa mugore Melissa, wa mugore yaragiye akoresha amafaranga nabi aramushirana. Nuko ubwo yashiraga rero wa mugabo wari waramushutse yaramucitse ajya kwishakira undi mugore. Uno mugore rero ari kuba ubuzima bubi cyane. Mu by'ukuri inshuti bavandimwe rero, buri bugira neza bushobora guhindura ahazaza hawe. Kandi akantu k'akamenyetso gatoya, akantu k'agakorwa gatoya, kandi igikorwa gito cyangwa se wita ko ari gito cyane, gishobora kugufungurira imiryango ndetse ubuzima bwawe bugahinduka. Ntuzigere utesha agaciro inzozi zawe. Niyo waba uri mu bibazo bitandukanye cyangwa se ibibazo bigukomereye cyane, uzagumana inzozi zawe. Ndetse ugomba kumenya yuko ukubabarira gutuma umuntu akira, ndetse ukubabarira gushobora guhuza ibyari byarangiritse. Ndetse ugomba kumenya yuko ntabwo ari umuntu ari we wese ugomba kwizera. Mu by'ukuri hari abantu bamwe na bamwe baza mu buzima bwawe bakitwara nk'aho baje kukubaka ariko baje kugusenya, cyangwa se baje gusenya ibyo wubatse. Reka rero mubaze akabazo gatoya nshuti muvandimwe twabanye muri iyi nkuru. Ese ni irihe somo wavanye mwahangaha? Jya muri comment section unyandikire wize iki muri iyi nkuru naguteguriye. Mu by'ukuri ndaza kwishimira igitekerezo cyawe ningisanga muri comment. Wakoze rero kubana nanjye kuva ku itangira kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Nimba utarakora subscribe kandi subscribe, ndetse ukana no kuzogera kugira ngo ninjye inkuru ujye ubona ubutumwa bugufi cyangwa notification. Wakoze kwita mu Behind the Show. Ndagukunda cyane nawe